Rukara rwa Bishingwe wivuganye umuzungu Pauline Lopias ni muntu ki? Imyaka 111 irashize Rukara rwa Bishingwe yivuganye umuzungu. Tariki ya 2 Mata 1910 nibwo Rukara rwa Bishingwe yivuganye umupadiri ukomokaga mu Faransa witwa Pauline Lopias amutsinda kuri Nyabungo mu Burera. Uwo munsi Rukara rwa Bishingwe yari yitabye umupadiri Lopias bamusobanurira ko yaranduye imbaga abazungu bari barateye mu masambu y'abarashi Rukara yakomokagamo. Bamaze guhura umuzungu yashubije Rukara ngo Yambu. Aramusuhuza ati Yambu. Undi amwihanangiriza kutazongera kumusuhuza atyo kuko Rukara yavugaga ko Yambu ari ukwamburwa abana. Ibi Lopias yabifashe nk'agasuzuguro abamukubise urushyi maze Rukara rwa Bishingwe azabiranwa n'uburakari aba yadukiriye padiri amuta mu munigo kugeza aheze umwuka. Rukara rwa Bishingwe utarajyaga imbizi n'abazungu yahise ashyirwaho igihano na rezida w'Umudage witwa Godeville abifashijwemo n'abayobozi bo mu Nduga bari abatoni kwa Musinga. Bemeza guca Rukara mu gihugu bagamije kwigarurira akarere kose nk'ikiguzi cy'ibyo Rukara yakoze, nk'uko inyandiko ya Virate Emmanuel igaragara cyane ku ruhererekane rw'amateka y'u Rwanda kuva mu 1867 kugera mu 1994 ibigaragaza. Mu nanga ya Sebatunzi yanasubiyemo no muri Kiritananga Munyakazi Deo yagaruka Rukara akimera kumenyeka tubijwe n'umuzungu bitaga Rwinaga cenze kishyamba atari ryero maze amagara abahungu we Nyirankwaya amutuma y'imitwe y'ingabo ze zose zarimo Bakemba, Uruyenzi, Abemera Nzigwe n'Urukangira abateranyiriza ingabo maze arabitekerereza arabihanangiriza kutazamutereragana nagera i Burayi. Imitwe y'ingabo yose yarataratse irivuga isezeranya Rukara kutazamutererana mu nama, ariko ubwo Rukara yatangiraga gushyamirana na Lopias bapfa ko amubwiye Yambu kandi yarefataga nk'igitutsi maze Lopias agashinja Rukara kumusuzugura. Bahise batana mu mitwe maze umuzungu asumira Rukara amukubita ikirato amutera n'ikofe. Ya mitwe y'ingabo yose ikwira imishwaro. Umwe muri zo ngabo witwaga Manuka ngo yahise yahindukira akubita icongo ry'ingabo uwo muzungu amwirikira kuri Rukara maze Rukara aramwigaranzura amuta ku munigo kugeza ubwo aheze umwuka. Niko kwivuga agira ati ndakwishe inahana butayu ya Rutamu Nyirumugi Ruvugira indashyikirwa, ndakwishe ndise wa Nyirankwaya. Rukara rwa Bishingwe wakundaga kwita urw'igikundiro urwa Semukanyi inahana butaka yahise ahungira n'ingabo ze zose bahungira Bufumbira. Hadaciye kabiri bahugiye mu Bufumbira umwe mu bagaragu ba Rukara yaramusuye amutura inzoga mu kibindi maze amutekereza ko mu gihugu himye undi mwami mushya. Rukara asubiza n'undi barasubizanya bati ese uwo mwami yaba ari nde? Rukara amutekereza uwo ari we aramubwira ati ni Ndungutse. Rukara yahisemo kuva mu ishyamba akanaga Ndungutse yishyirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yangana nabo cyane. Ndungutse yasubije Rukara ati narabimenyega Rukara humura nzabakurinda. Ubwo Ndungutse yatumyeho Rukara ngo babuguze. Bakibuguza Rukara yebura amaso abona mu nanzi z'urugo uwitwa Paulo arahingutse. Rukara ati yamaye inka Bishingwe, ese Ndungutse nawe koko? Ngibiriya ibyo nanganye nabyo biraje. Ndungutse niko kumusubiza ati humura ndabikurinda. Rukara ati ntabwo ikibindinze ahubwo wananze ngo banyice. Uwo Paulo yaje bwangu agira ngo arasuhuza Rukara muri yandamukanyo ngo Yambu, maze Rukara ati Yambu nayanganiye na sobuja. Igitero simusiga cyari kizanye na Paulo cyataye Rukara muri yombi ariko asiga avumye Ndungutse ati ntukime Rwanda ndo mucyaba ndagira urw'igikundiro rwa Semukanya ngiye kwishyura icyo nakoze ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara ageze mu Ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa yongeye kubwirwa Yambu maze asubiza ko adashaka kwamburwa abana be
abajijwe uwishe umuzungu ati nawe banza umwibwire, numvise ngo muzi kwandika kandi ibyo ubimbariza iki? Abaraho bose bahamije Rukara ko ari we wishe umuzungu, maze ababwira ko n'ubundi babimareza ubusa kuko bari babizi. Yasezeye abana be n'ingabo ze, ariko asaba umuzungu kutazamukorera ku bana kuko agiye gupfa ari umwe nk'uko nawe yishe umwe. Yacishijwe n'abasirikare imbere n'inyuma maze ajya kunyongwa, ariko mbere yo kumugezayo bivuga ko yabanje kwisasira babiri. Amateka avuga ko Rukara yaremeye Yanzongwe mu muzigo agapfa, ariko abazungu bakabanza kugira ubwoba ko atapfuye, ko kuzana muganga aramupima abari bimeza ko yapfuye. Amateka ya Rukara rwa Bishingwe yabaye kimenywa bose kuva hambere mu rwa Gasabo, ndetse na n'ubu Rukara rwa Bishingwe kwivugana umuzungu kwe kwabaye inkuru, aho usanga umuntu afite amafaranga menshi undi ati wishe umuzungu. Rukara rwa Bishingwe umugani we wabaye kimenywa bose mu Rwanda hose, mu rwa Gasabo, mu rw'imisozi igihumbi, ndetse n'imahanga hose. Ibuka kumanuka hasi ukanizogera, kore subscribe, like, share ndetse na comment.